karahumura. Hanyuma no kuri pacuri ngiye gushyiraho naho ibitonyanga bitatu. Gerageza kubaho wenyine ku buryo ubuzo mugendana udahungabana. Iyige umenye ibyo ukunda, umenye ibikubabaza, umenye n'ibyo wanga. Ibyo ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero mbere yuko dutangira ibyo tugiye kurebera hamwe, ngiye kubanza mpumuze hano hantu nicaye, hanyuma rero mbaganirize numva meze neza, numva ndahantu hahumura hameze neza kandi nishimiye. Rero turakenera iki? Turakenera essence bana ngiyi, turakenera akabuji gatoya kamwe, turakenera ikibiriti, hanyuma dukenere essential oil. Uyu munsi ndakoresha patchouli na geranium. Hanyuma turakenera nanone amazi make cyane, kubera ukuntu ziba ziri strong, ziba mbese odeur yayo zihumura cyane. Ngiye gushiramo amazi kugira ngo nse n'ukora economy, nkoreshe dukeya kandi zikomeze zihumure, noneho zigire na odeur wumva idapika cyane. Twagiye rero. Ngiye kubanza cyane kano kabuji kugira ngo essence bana ibifata umuriro mu gihe ndi gushyiramo essential oil. Akabuji nakakije, hanyuma ngiye gushyiramo ibitonyanga. Ngiye gushyiramo ibitonyanga bitatu hano muri geranium. Ibitonyanga bitatu karahumura. Hanyuma no kuri patchouli ngiye gushyiraho naho ibitonyanga bitatu. Rero kuko nabibabwiraga, ngiye gushyiramo n'amazi kugira ngo ntibize gupika cyane, bidatuma nzungera cyangwa se nkumva ndwaye umutwe. Rero ngiye gushyiramo utuzi duke cyane. Ni nko kuzifungura, nta kintu bitwaye. Ubwo rero aka essence bana kacu ngiye kuba ngatetse hariya hirya. Mu kanya narabwira ukuntu byifashe, uretse ko n'ubu ngubu ndi kubyumva kubera turiya namaze gusukamo muri essence bana. Reka turebe rero ibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Tugiye kurebera hamwe uburyo ugomba kwibera inshuti nziza, uburyo ugomba kubaho uri inshuti yawe, wowe ubwawe ukibera inshuti nk'uko ubera abandi inshuti. Mu buzima bwacu bwa buri munsi usanga twibagirwa, usanga twishyiraho amategeko, ugasanga ntabwo turi gukora neza ibintu, ugasanga tumeze nk'abantu bari kwihana, ariko ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Ugomba kwibera inshuti kandi ukibera inshuti nziza, kubera ko mu buzima bwacu ni ibintu bikenewe, ni ibintu by'ibanze. Nanone ku mibereho yacu myiza uba ugomba kwibera inshuti mbere y'uko uba inshuti y'undi muntu uwo ari we wese. Rero reka turebere hamwe ibintu bine ugomba gukora kugira ngo wibere inshuti nziza. Ariko ubaye hari ikindi uzi, ubaye hari ikindi kintu ubona twakongeraho, waza kubishyiraho muri commentaire kugira ngo tubeho neza kurushaho uko twari tubayeho ejo. Hano twungurana ibitekerezo, turafashanya kugira ngo
dutere imbere kugira ngo ibyiza byose bitugereho. Niyo mpamvu rero nawe niba hari icyo uzi wakidushyiraho muri commentaire. Twagiye rero, ikintu cya mbere ni ikihe? Gerageza kubaho wenyine ku buryo igihe ubuze uwo mugendana udahungabana. Gerageza kubaho wenyine ku buryo ubuze uwo mugendana udahungabana. Hari abantu usanga atabonye undi muntu ntabwo yajya ku isoko, atabonye umuntu bajyana ntabwo yajya kugura umwenda, atabonye umuntu bajyana ntabwo yajya mu misa, ntabwo yajya mu materaniro, atabonye umuntu bajyana ntabwo yajya muri siporo, ntiyajya kurya, ntiyagira ate. Mbese ugasanga udafite umuntu mugendana, uri mu bwigunge, hahandi inzara ishobora kukwica, ukaba warwara, mbese ugasanga hari ikintu kitari kugenda mu buzima bwawe kubera ko udafite umuntu iruhande rwawe uri bubigufasha. Rero ugomba kwiga kugenda wenyine, kubaho wenyine, ukavuga uti umva, ibi ngibi ndabikora kuko ndi njyenyine, ibi ndabikora kuko nshatse kujya ahangaha, ariko ku buryo utavuga uti mbuze umuntu tujyana ndabiretse, gutyo ya kora ku buryo ubuzima bwawe butazahungabana igihe ubuze umuntu uguherekeza mu kintu ushaka gukora icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe. Twagiye ku kintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo wibere inshuti nziza. Ikintu cya kabiri rero cyagira kiti igeho umenye ibyo ukunda, umenye ibikubabaza, umenye n'ibyo wanga. Iyige umenye ibyo ukunda, umenye ibikubabaza, umenye n'ibyo wanga. Ibyo bizagufasha gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko uzajya uvuga uti oya, njyewe ntabwo nkunda iki, singikora, njyewe nanga iki, nta nubwo ngomba kucyegera, njyewe mbabazwa n'iki kintu, ngomba kukirinda. Yego, ukimenya ukavuga uti nuko nteye, aho kugira ngo mbabare, aho kugira ngo mpangayike, dore imirongo ngenderwaho n'iyi ngiyi. Hagati aho ya essential oil itangiye kuzamuka, gatangiye guhumura. Umva, twagiye ku cya gatatu. Menya ahantu intege zawe ziherereye. Uvuga uti njyewe intege zanjye ziherereye muri iki kintu, intege zanjye ziherereye muri kiriya, intege zanjye zitari hariya ntibyakorwa. Hanyuma rero wongeremo imbaraga, ubigaburire, umva, wongeremo agafumbire, mbese ubitunganye neza, ubisige, ubinogereze ahantu imbaraga zawe ziri. Bityo bizagufasha kudata umwanya, bizagufasha kudakerererwa mu bintu ibyo ari byo byose, kubera ko uzabuzi za mbaraga zawe ahantu ziherereye. Twagiye ku kintu cya kane. Ikunde nkaho hari undi muntu uri kugukunda. Ikunde nkaho hari undi muntu uri kubigukorera. Iyo dukunda umuntu tumwifuriza ibyiza. Iyo ukunda umuntu uramuhamagara, umwitaho, umenya igihe anniversaire ibera, umenya ikintu kimubabaza, umenya ikimushimisha, nuko twavuze haruguru. Iyo ukunda umuntu umurinda ko hari umuntu umuvogera, urinda ko hari ikintu kibi cyamubaho. Umva, iyo ukunda umuntu umwitaho kuko kwa kundi uvuga uti oya, uriya muntu ni inshuti yanjye, ngomba kumukorera iki, uriya muntu ni inshuti yanjye, ubucuti bwacu n'uriya muntu bumeze gutya. Ubonye akazi ahantu, ubonye ikiraka ahantu, ubonye iki, ubonye ahantu hari amafaranga, ubonye ahantu hari ubuzima, uhita wibuka wa muntu w'inshuti yawe uti reka tujyanemo. Nawe rero niko bigomba kumera. Ugomba kwikunda nkaho hari undi muntu uri kubigukorera. Ikunde, wikunde, wikundwakaze, gutyo bizagufasha no gukunda abandi, bityo bizagufasha no guha abandi urukundo rwiza kandi nyarwo. Umuntu atanga icyo afite, umuntu atanga mu byo atunze. Utunze iki? Ese wiha urukundo?
ese urikunda umva ntabwo rero wajya gutanga ibyo udafite aho ngaho waba uri kubeshya beshya kandi nanone ntabwo waba wikunze ujya gukunda umuntu wowe wisize menya uti ese nikunze uko byagakwiye ese niyitayeho uko bikwiye ese bya bintu byose abantu bakundana bakorerana nawe ugomba kubyikorera mbere yuko hari umuntu ubikorera sibyo yes rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza tumenya ibyo tugomba gukora kugira ngo twibere inshuti nziza kugira ngo twibere bantu twibere wa muntu w'ingenzi mu buzima bwacu bityo rero tuzerera imbuto abadukikije abatubona abo duhura hanyuma bavuge bati kanaka ibanga ni irihe yego rero iyo wikunze hari ibintu ugenda ushyira ku murongo mu buzima bwawe hanyuma bukaba bwiza kurushaho rero niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine uramutse ukeneye ziriya essential oil cyangwa essence banner cyangwa utubuji wambwira muri commentaire zikakugeraho cyangwa se ukaba wabisanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye hari 250 store niho wabibona murakoze cyane rero nawe utaha bye